hari Eh. igihe umuntu afata umwanya cyagiye cyanyacyo. Uzi ni urugero, wenda reka nkoresha urugero abantu benshi bashaka kumva, kubera ko abantu bari hano mu mitwe yabo n'ibyo bintu baba bashaka kumva kurusha ibindi. Cyagiye umaze gutereta umukobwa, noneho uvuga ngo ajye akubwiye ngo umusaza, kuko amategeko abasore twumva ya vuba vuba ngo ntiwakinze urugi rurakinze se. Iyo ugiye kurukinga noneho wagaruka umukobwa akakubwira ngo ariko banza uyame. Ewana nta bintu byinshi. Ni ukwishyura mbere se? Ni urugero, yari umuntu ugiye kukwishyuza, mwavuganye ibindi bintu byose ariko ntabwo wari uzi ko ari bukwishyuze. Wagiye muri mudu usigaje urimo kumva yanakubwiye ngo genda ujye gukinga. Igihe ushaka ikintu neza ugiye kukibona agahita haza imbogamizi. Ni uko bizagendera bamwe mu bantu. Nanjye ubwo narangije kumva. cyane rwose abyirwa benshi akumva bene. Ariko buriya Adamu, hari ikintu cyitwa urwego kugira ngo umuntu ajye gutera umusumari ku ibati hejuru. Hari urwego banza kurira, ariko hari igihe rutibuka, hari igihe unagerayo hasi, hari n'igihe ugerayo hejuru urimo gusakara ukagira ngo ntabwo uzakenera kumanuka, ugasigura umanuka ntaruriho. ariho warwitiburiye hasi wowe. ariho warwitiburiye. Hano ko numva muri bakuru. Sawa, urabireka gutyo gutyo. Ubundi kubera ko niba waririmbye ngo umuntu yuriranye n'abantu ageje hejuru agusha ingazi. ntabwo bamanutse, abo barahanutse. Ntabwo bamanutse, abo ngabo barahanutse. Noneho ugiye, kubera ko abantu bahashize imyaka bavuga ngo uriya ni umunyakenya ntabwo ari umunyarwanda. Nagerageje kwiga utuntu twa kinyarwanda tutarenga 3. Kamwe muri ko ni agapfa kaburiwe n'impongo. Harimo n'akandi kavuga ngo ngo niba ari kajyanye no kuvuga ko nawe hano wahanutse se. nawe hano wahanutse, kavuga ko nako karimo. Hakazamo n'akandi kavuga ngo wari wakubitwa n'umugabo utari so. Utwo turahagije nabaye nugenderaho mbere yuko menye birenze kuri ibyo. Oya, njyewe nkimara kumenya ko ndi umuntu ngo utameze neza muri sosiyete, nahise nanjye mvuga ni kugira ngo nemeze abantu mbanze niyita imbwa, biraza wenda gufasha nta kindi kirenze ko nose wantuka gute kandi njye nitutse. Ni nk'ibyo byawe nuko bimeze. Ariko nasanze ko abantu babirinduka bakajya kubikwita kandi warangije kubwira nose babinyita gute. Ababigondetse ariko ariko kwipura y'iyi mbwa ntabwo haburaho ivubi. katurebe tuzi ibyahise ntabwo tuzi ibiri imbere. Nta kuntu umuntu yakora ibintu biri perfect atagiye kuvuga abantu mani. Ntabwo bishoboka. icyo kibazo se shaje. Reka turebe aho twebwe turi product narangije Adamu. Turi ku isoko. None umuntu niba nkeneye attention ndazanera igiti, ndaza nkwiyenza kugira ngo iyo bamaze guseka haba hasigaye iki? Kurira. Nta kindi. Nicyo kiba gikurikiye. None nyuma y'ubukwe haba hagiye nta kindi kiba kiri bukurikire kaze keretse ikiriho. Niyo mpamvu navuze ngo ibere ryo kuri iyi si ugomba kuryonka, ariko irusoro rugomba gucuka. Niko bimeze. Man, katurekera aho ngaho ubwo ibindi nuko basobanuriye. ibindi ni yale. Turareka abantu ya kabiri. Sawa, nta kibazo.
izo episode izo ngizo ejo bundi nari ndimo kubwira abantu hano mondiyari kubera ko ariyo tugezeho mbabwira ukuntu muri mondiyari yo muri 90 hari umukino witwaga Sinabyaye mu Butaliyani. Ariko wagiye uzana abawukinaga ukabakubita amakarite ruje muri 90 muri 94 Njuga ari umupampe nabonye iyo agiye kuba mondiyari agura icupa rigezweho muri buri gihugu uko batsinzwe agahita arinywa. Urumva umuntu ukuntu akaze mani abafite icupa riremereye ni ukuvuga ngo nimba harimo Senegal areba icupa rigezweho muri Senegal akarigura iryo muri buri gihugu wareba match abayo macupa muri imbere yitsinzwe akarinywa. none se amaji ko numva abantu wenda akantu ka kinyarwanda kananiye ntarasobanukirwa nk'umunyakenya nyine gusabye imbabazi nk'umunyakenya ntabwo ndabisobanukirwa kuko ari ibya kinyarwanda. Usabye imbabazi n'umusemuzi w'ikinyarwanda nta kibazo nta kibazo. Usabye imbabazi arazihabwa. None se usabye imbabazi iyo azimwe bigenda gute? arihorera arihorera gute se kandi ari ugomba kuzisaba noneho warazisabye arazimwe arahanwa. Sawa noneho uyu munsi uze gushaka utuntu tw'utudodo imyumbati n'ibishyimbo wirire kuko ugomba kwimenyereza karica noneho ikintu cya danje nabonye se nuko babajene n'ubundi baba bari kutwumvira hano hafi kuko uburyo basesengura turiganirira ariko ubundi twe no kwiga mu tubackup hano turivugira turiganirira gusa hari ikindi kintu twavuze kwiga biruta kwigana turareba uko bimeze tu kandi nabo nose mbabeshye turareba uko bimeze bareka abantu bakabanza sinzi niba hari abantu bakunze kujya nko muri Gens Comedy hari akandi kantu ugomba kwiga kavuga ngo iminsi ntisisiga ibisa nako gatekerezeho naje ndebe nkigeho nako abahungu bagiye mu migani ndaka uwo ni umuco nyarwanda ariko man sawa tu nicecekere baze n'ituri hari n'akandi kavuga ngo utinde uzigiranye utwo n'utuntu ugomba kwiga ugomba kuba utuzi n'impamvu twavuzwe ukanabaza n'abakuru bakakubwira ibirenze kuri ibyo kandi kantu ukamenya ahantu izina ryitwa ngo saa y'inzoga ryavuye n'ibyo ngibyo banarebye bahita bavuga ngo si iz'abato ntabwo ari iz'abatoya none abakuru nabo sinzi ibyabo reka urabona mperuka kujya ibintu by'amakomedi mpita mbona ko iyo umuntu avuze ikintu gisekeje abantu baraseka nawe akabanza agatuza akareka bagaseka kugira ngo yongere kuvuga ikindi bakabanza bakabyiyorera barabanza bagaseka noneho bagaceceka atari nabyo byonyine what next mbigusobanuriye mu cyongereza nk'umunyakenya ndabyumva noneho nyuma y'aho ngaho naje no kureba abanyacyubahiro
avuga ijambo ryaba rishimishije abaturage bagakoma mu mashyi akabareka bakabanza bagakoma mu mashyi akabona kubabwira ibintu none baregiye ababwira mu bihugu bimwe na bimwe baba bari bugende nibagerayo bongere bavuge ngo ariko n'uriya nawe yaba uriya ibintu atubwiye nawe nibyo nabibonaga no muri Guma Guma babizi neza ko ijwi ari rimwe ariko abafana bagiyeyo hajyayo Dream Boys turabemera tuzabatora yego sawa Jay Polly tuzagutora kandi babizi ko bari butora umuntu we bose bakahava bazi ko ari byo koko asa rero abantu reka banze baseke nanjye kubera ko ndi umukene nago ndabona ya Colgate ninyabana ndajya nyigure nimara koza nanjye nseke ubu ntago uri mu rudasekero ubu ntago wemerewe ndacyasabiriza ndashaka ya Colgate muri nyugo nzoza amenyo ubundi nseke kandi bizaba ni izina ry'Imana aha ariko icyambere nkwifurije ni ukuzibuka iyo wavuye ndahibuka n'ibinanira nziruka imihanda kandi ntagaragara tw'imigani mwajyanyemo kabisa kandi ntago ari kera si kera Amagi we nubona ngiye gutandukana n'ubwenge uzandabura oya ntago ushobora gutandukana waba umemukiye ahubwo nanjye uzandabura ntari bizakurabura nshobora guhita nkubwira ngo Adamu watandukanye n'ubwenge ndakwanga uragenda yawe ubwenge wataye nshobora kubimbwira mu buryo butari bwiza nkagukubita ikinyafu rero jyewe oya genda ariko hari igihe wanesha umutwe nanjye nkakikukubita kumenita kabaze ni oya ubwenge ntuzatandukane nabwo musaza abantu babanze baseke reka baseke mu gihe tutarabona Colgate mu gihe Colgate ndacyarimo gusabiriza n'aya Randi Road yabaye ikibazo njoga no kujya ahubwo ibyo ngibyo byose kandi noneho ndashaje ubundi se kutagira imodoka bigize icyaha abumva ko ari bwo bukire bageze ariko buriya utuntu tw'udusanduku turuta imodoka neza cyane kugakoresha igihe kirekire none se ko iyo idateranyije iba yubatse gutyo ntago imena amavuta ntago inywa esanse nta nubwo iba iteranyije nta nubwo yitirirwa uko yakagombye kuba imeze Mana nyagasani reka njye koga nanjye njye gusa ariko wayitijugu ntabwo iba iteranyije ntabwo iba iteranyirije hafi ibikozwe gutyo nta nubwo yitirirwa uko ikitwa oya ntabwo iba irimo amasudire keretse washaka kugenda burundu kandi n'ubundi babizi ko utari bugaruke bahita basumba gutiya bareke basaza oya hari n'ukuntu bayitera n'irangi wenda nk'iry'umukara ariko ntabwo iba iteranyije neza nyine nk'uko bisanzwe n'ubundi ushobora kuba urimo
ntundi ya nyayo igombera climatiseur ariko ukagenda wihungiza ugenda wihungiza kandi ya nyayo irimo climatiseur. ari nko kuri umuntu Ariko we ni nko kwambara isuti kandi wambaye boxer yacitse. ari nka kwa kundi tujya mu kabari ukajya kubwira abaseriveri ngo man ariko mwagiye muhanagura intebe ngo kubera ko wambaye ipantaro isa neza kandi ubizi ko wambaye box umaze iminsi 3 utamesa. Ubwira abaseriveri ngo ariko manzi ino ntebe zanyu zirasa gute. Wowe wambaye box imaze iminsi 3 utayimesa, wambaye agapantaro hejuru gasa neza. Naguze ikiboro bazanye abantu bafite Tekino bomekaho inyuma kigahita kiba ngo iPhone, ikahita imera nka iPhone. kandi wowe urabizi ko ari iki, ari Tekino. Twebwe wenda turabona ari iPhone, ni Tekino. Nawe urabizi neza. Urabizi n'umutima wawe wose. Bakubwiye ngo kora ibyo ngirimo gukora tutangira gushaka impamvu zindi. Oya hari n'abashyiramo sonorizanuzo za iPhone kandi ari Tekino barayidownloadinze iyo soneri. Zikiba. Kabareke musaza. Namusele kuwa gatanu. Maze n'ikiranure na Nyagasani n'abantu. Undi bindi tuzaba tureba. Ibindi biyadamu. Nago byabura. Nose ko turi mu tumba turi mu imesho ngira ngo itumba na gorizaza. Nanjye kacakana ari ubutaka butoshye tuzakatamo icyondo mwereke. Rega Kigali abantu nago barimo kubibona neza. Kigali abantu nago barimo kubibona neza. Ko ahantu hose harimo kaburimbo ushobora kudahura n'ivumbi ariko harahandi hantu ushobora guhura n'ikinogo kirimo amazi. Ariko amakuru utari ufite nuko nsigaye nibera mu ntara. Rwose ntuzagira ikibazo cy'icyondo. Ni direct. Oya ahubwo wowe hari ibindi. Oya igishahuro cyo cyihorere kindekere. Ngo n'amatotore nyashaka nayabona. Wayabona ukavangira icyondo ngakora agafumbire keza cyane. Karima k'igiko nago nawe urahano shira akarima k'igikoni. Yego. Nose ko nagiye ngo nagiye mu turimo tw'amaboko bo nta maboko bagirara. Kibazo reka turebe. Man bro reka tureke kura amaboko mu mufuka. Adamu igishahuro rwose ni sawa cyane ntugire ikibazo. Wewe umuratu gishobora kubonekana na korogati. Mwanditse ahubwo reka mbite nanatibuka n'ubundi nago barimo gukanda kandi hiruka imihanda azajya kwituriza ngiye gutekereza utundi tuntu dushasha. Sasa musaza ngo turi kumwe ubundi baravuga ngo injuga uyanze kubyigana urabyuka ukigenza. None nta mpamvu. Ase Taifa yagiye. Taifa araho ari mu commute wasanga niba aryamye cyane ari mu kiruhuko sinzi ariko arahari. Abasaza ngo turi kumwe turasubira. Sawa Kenya boy. Ndi Kenya boy kabisa. Ariko ugomba kwiga turiya tuntu ni twiza. Natumenye nago nafata twose ariko ndagenda menya gake. Gake cyane. Njuga. Turi kumwe basaza. Sawa. Njuga. Yo. Umeze bite musaza? Aha. Mbumva. Tupfa kuba tutari ijeri. Ibindi ubyihorere.
Juga ijeri se uba ushatse kuvuga iki? usijere surizi nyamwanga kumva se subizi ibyo ngibyo yatinze no kubona Texas hano haje umuntu hano bamubwira utuntu dukomeye ararakara bamubwira ngo bugiye ugaruka uzi ibyo ujemo. hari umuntu wandikaga muri comment ngo ni umukozi wo mu rugo. Erega hano ni ubwisanzure buri wese n'abazamu hano sinzi nimba ujya ubona hari kuri pano yanjye hari umuntu w'umugatekeeper umuntu uraririye igipangu ebana ahita aza agahita ashyiraho ari fiyeri yabyo agashyiraho video ati mureke boss agende mbahe ubwino noneho. Sha none se abajene bose basinziriye. Erega mwana hari igihe umuntu aba yaraye mu bintu bikomeye cyane. Muhire we Kasuku se we yagiye he? Kasuku yaryamye ndi kubyumva. Taifa Kasuku Njuga ninjye nawe kuko mwese bano bajene ngo babimenye banadukandeho sha abantu 100 n'angahe wenda dusigare twibaraguza ariko badukanzeho. Reka turebe haje undi muntu wambaye ikanzu y'umukara n'indi ngo yazamutse ahise agenda. Oya Njuga yo nina kuvugaho ntago nzarya bro. kuraje ngiye nkunda abantu bavuga kugira ngo barye. Icyiza nuko nawe wahita ushaka ukuntu nawe urya ibindi bintu. Ese si content uba urimo urangwa. Abahungu bararakaye shana cyakoze Njuga ndakumva amaje ruko igicungo gitutumba iyo cyatutunze uretse gatoya. ariko abantu bashobora kuba baza kuri aya masaha kuri live bashobora kuba ari abakene. Ntago bagukandaho ntago bashobora kugukanda. Bikira bashobora kuba bakunda kujyaho nimugoroba. Nanjye ubu mba nazanye account ya backup kugira ngo wenda nyizamure ariko yanjye yindi nayo ngiye kwizamurira ahandi none nuko irwanaho umwana. None se uzi ukuntu ugiye kubigenza? Shaka uturirimbo ubushyizemo rero kugeza igihe pano iza kwitiburira. Shaka uturirimbo ubu prayinze ntabwo pano yagoma gutya n'abariyo basinziriye. reka nze mbacurangire gucuranga mushaka gusa ncuranga nimuze kuziko nimushyireho comment nge mwumva indirimbo gusa. Mwumva indirimbo baceceke. Kubipataro ukore rwa rugi shyamo utuntu tw'utuvuta. Ugira ugomba kuba ruvuga narwo nazo wabana n'umuntu uvuga wowe rugi ruvuga ugomba ariko ntabwo ari iwanjye. Uri he? Hari boro ndi tu. Yes. Ubona kugira ngo uzatwumvishe ko urugi. Oya hari urwanye se wangira iki ko ruba rurwa ariko si wondi iwanjye.
uyu munsi ntabwo uri mu ntara. Kamarade ariyo. Kamarade ari Ari mu ntara. yagiye Mu kazi. Mu butumwa bw'akazi. agiye mu butumwa bw'akazi. Akasigaye yituma ntabwo agitumwa. Aho ngaho uvuze ijambo. Ntabwo agitumwa, asigaye yituma kuko yaje kumenya ubwenge ngafungura ke. Hari ahantu hitwa ngo niba ari ngo muri Silva. Muri Silva. niho ari se? Ngo niho yaraye. Oya, yaraye i Kigali, twari turi kumwe mu kanya kuri live. Ahubwo ubwo yambeshye. yari kumwanga ajyanye na babu. Na babu. None se ubwo urumva atambeshye? Wabona ataranagenda, ari ukwirarira. Ahubwo abana banamubujije. Imiziki se wayibuze? Ndabona ntazi ahantu hari ino sipika zanjye ahantu ziri, ndabona bazi. Ahubwo wowe waba ucuranga wowe. Urumva ahantu ndari mu rusaku? Ntabwo uri kubyumva? Ndatwaye. Okay. Reka nze ndebe ukuntu mbigenza. Shadi bimeze bite?
sawa. Nawe mumeze neza? ndabona babitaye barigenda. Bigendeye. Ndabona na Jay yamyutinze menye yaryamye. Jay yaritaye kare. Nabyuka mbe Galaxy yanjye. Yayikwemereye? Yarayinyemereye ejo. Ntabwo ari sawa se. Melo. Ni Melo ni Nolo. Soma kuri iri zina rya. Nelo. Melo. Yes. Melo. Meze mutesi. Amajama. Meze fresh. Soma Nelo. Nuelo. Ikihe kirimo bwo? Uri kubyumva. Ndi kubyumva gute se kandi ndi kukubaza? Ese urimo ubisoma gute? Soma twumve. Njye nasomye nta mpamvu nkubajije. Exa. Yo. Wankanzeho. Kandi bakwemeye manigana turi bigabana. Manigana ni Galaxy. Ni Galaxy. Araba yaje se? Ubwo ntabwo Galaxy uramaka. Asante. Turayigabana. Narinje ngo ndebe ngo ayimereze. None yaryamye. Ayafatiye. Bimeze bite se? Welo. Sawa. Namwita Shadi. Tubye kura massage. Waje nkaye gukorera. Engas. Body to body. Hapana body to body ariko ni full body. Yimesha. Gusa si gift yime. Kusera bintu warabyize cyangwa just ni kugira kandi abantu baba bari kupfa kubikora gutyo gusa. Narabyize. Byize amezi 6. Aba ni wamasa umuntu ushaka mugoye. Narabyize kandi mbikora neza by the way. Nairobi habayo abakiriya benshi, ugira abakiriya benshi. Aba n'abakiriya batanga amafaranga kwanza. Gashinga kanumva ari sawa. Ka body to body. Ngo meze nk'umuntu uri muri toilet. Oya ahubwo ahantu ndi ni ngiye makorera njyenyine so ni nanjye urimo njyenyine. Abantu bari ku Nairobi. Uba Nairobi. Nairobi. Agana hehe? Kawangwale. Kawangwale. Nawe napfa kuhamenya kubera njye nibera Nakuru urebye. Nakuru? Aba banyarwanda benshi
hano abanyarwanda benshi byadanje. nshaka kuzahasura rimwe nkareba ko barambwiye ngo aba abanyarwanda benshi. nakuru Uzageraho umunsi umwe tu. Mm. agesha umwana akagukorera body to body ugakora massage umwamamariza. Uzageraho umunsi umwe wamugana akankora aka body to body. Si body to body men, ni iki ni full body. ni fabate ni hatari. Jay yamba bariya akabyuka. Shaka kubyuka amasaha ntabwo yenda kubyuka aracyari kare. Ego n'umuntu afite uburaya bwinshi. Yatari Rafa bite Superman. aje bite Aje neza, aje asuhuzanya neza. utuye Superman. Rambo. Hehe. kankoreye Niye mpamvu itumye se ujya kumustokinga? Sha. Oye mwadukanzeho ko nta kintu bibatwara. utuye Nyamirambo nka Ubu yagustokinga umwana w'inyamirambo. ubiye kumucekinga ndabona ari uw'inyamirambo. Aratamirika. Superman wasap Sha Superman ari kuza neza. Superman we ibintu bikaze kurusha nawe yatambuka gutyo. JJP vengo umwana sha uzajya gukora body to body yageze Nairobi. Texas ugira umuntu nka body to body irihe? Agushaka abakiriya se Nzaza uyinkorereza. njyewe se kandi Ubundi se ntiwayinkorera mwana? body to body twayikorana nade Communication. basi akubujije Ibikorwa byose bikora massage ni ibiraya. ariko bro Jidi kubera icyo utukana buriya nk'uburutse usabwa n'umugomero. Imagine kweli. Korera ngahe Guhera kuri 7k shilling. ubwo nangahe y'amanyarwanda cyangwa mu madolari? Ibihumbi 70 by'amanyarwanda. Okay, ubwo ugakora amasaha angahe? Binarenga ariko birenga. Ugakora amasaha angahe? Amasaha angahe? Uramukorera ibintu process zose zarangira akagenda. Ariko ntabwo byajya hasi y'iminota 40. Gusa umuntu ageneye ko umukorera private mu rugo. Mu rugo nigeze kujyayo bamatipu ya 10k. Karanakaza. Yarimo gutuma ibyimba. Ni nyiri kubyimba bro. Ubwo Texa wamuwe kuri kabiri koko. Ntabwo ndakugera. Mu rugo niho wakoreyeyo rimwe?
arapfa bite se ukora ibiki? Ni ibisanzwe hano se ni ibintu biri aho. Ibisanzwe se ni ibiki? Ufite amayeko areka. Ubucuruzi tu. Uracuruza se? Mm. Ucuruza iki? Ucuruza ibiryo, ibyo kunywa byose. Ucuruza ibiryo, ibyo kunywa byose ni ibiki se? Ibindi byose ni ibiki? Byose urabicuruza se? Akabari ahubwo mu kanya yarangiye ngasanga nka saa cyenda ndaba ngiye ndajya gufungura. Watangiye ryari se? Ko ngiye kumara imyaka 2. Ucuruza kuranga? Mbwiye? Ucuruza kurangahe? Ubu nkubwire igiciro cy'inzoga zose ncuruza. Aha. N'umukiriya yaje akabaza izirenze enye ndamwihorera. Aho ukora delivery mu rugo se? ariko Dexa usibye kugorana iyo ucuruza urumva kumurengera ibyo umukiriya agusabye n'ibyo umukorera. Gukora delivery it's simple, yayikora. nibyo nshaka nyine. Iyo ndi i Kanombe ndi kumubaza niba yankorera delivery. Alpha sumva ko wabonye umukiriya. Alpha ni Alpha ni Alpha Alpha ni Rafa ni la Elafa amazina la ngorane. Rafa yagiye. ngo delivery iryoha kurusha delivery iraryoha. bimeze fresh. So noneho ntukiryama. Cyane ntabwo najya ndyama. Usigaye wumva wishakira delivery. Ndi kubaza delivery Kanombe ngo bayinsangishe. Ntabwo kibikaho gasa. Rapi nibere Kanombe. Kajagari ubwo ni none weekend imeze ite se? hano nifitiye umwana ukora massage nuko ari kuraba abadelivery banagira neza. Delivery iraturuka Nairobi igere mu Rwanda. ubwo zayiko ikindi ninde ukora massage? Hiro nawe Yesu abambwe umva hoya hari abantu baba bandika message negative gusa. Kwa Mike ka Galaxy sawa ngaho ka weekend.